Ni mu masaha ya saa sita, Sophie aba afitanye gahunda na Fabrice ko rwose bagomba gusangira. Sophie rero aza yihuta cyane kugira ngo rwose ataza gukerereza uyu musore uba rwose ari no kumutegurira ibya saa sita. Sophie rero agera muri salo maze agahita asanga Fabrice ntawe uhari, agenda rero amuhamagara ati mukunzi uri hehe? Amusanga rero mu gikoni maze agahita amubwira ati wawu, ndumva ahantu hose hahumura neza cyane, ndumva rwose mpise nsonza kurusha uko nari meze. None se sheri uri guteka iki? Fabrice ati ndi guteka ibyo ukunda nyine nk'ibisanzwe. Sophie rero ahita ahobera Fabrice ati ariko ni ukuri ni uko nyine ninjiye numva umuhumuro udasanzwe ariko nari nanagukumbuye cyane. Fabrice nawe ati nanjye ni uko, gusa nyine genda ube wicaye muri salo kubera ko uyu munsi wari uwanjye wo gutegura, rero nyine ngomba gutegura nkabisoza nkanabigusangisha muri salo, genda uruhuka nta kibazo ndaje rwose. Sophie rero ahita agenda maze akamubwira ati nta kibazo reka mbe nicayeyo. Agera muri salo maze agahita asanga muri televiziyo harimo filime asanzwe akunda cyane, ahita ahamagara Fabrice ati none se iyi filime nawe ujya uyireba? Ahita yicara adahumbya rwose, amaso ari kuri televiziyo, nta nubwo yongera gutekereza ko yari yaje gusangira n'uyu musore. Ibyo kurya rero biraboneka maze Fabrice yajya gutegura ameza, Sophie agahita amubwira ati sheri wikurirwa rwose wigora, ntabwo nanyeganyega ngo mve hano, ahubwo nzanira hano nkomeze mfate amafunguro ndi no kwirebera filime. Aramuzanira rero rwose batavugana akamuhereza. Sophie ati urakoze. Sophie rero ahita abwira Fabrice ati gusa nyine nkuriramo n'inkweto, ndumva ibirenge biri gushya. Fabrice areba uyu mukobwa utaba rwose wagira ngo ntabwo ari hano mu by'ukuri, agahita amukuriramo inkweto maze akagenda. Sophie rero ahita amubwira ati ariko unyongerereho nyine n'inyama n'urusenda, kandi nanone unzanire n'amazi yo kunywa. Fabrice rero aba atangiye kubihirwa kubera ko rwose uyu mukobwa aba yabaye concentré kuri filime kurusha uko yaba yabaye concentré ku mukunzi we bari bagiye gusangira ibya saa sita. Fabrice ahita aguma yicariye ku meza maze agafata amafunguro, naho Sophie nawe akayafatira mu ntebe nyine ari kureba televiziyo, aho rwose uba wagira ngo aba bombi ntabwo baziranye ndetse nta nubwo bari kumwe. Umugoroba rero warageze maze Sophie rwose anarara kwa Fabrice. Bwarakeye rero mu gitondo Fabrice ajya ku kazi nk'ibisanzwe, bigeze nka saa yine yibuka ko rwose yasize Sophie asinziriye atumva umuntu uvuze, maze afata telefone aramuhamagara. Sophie rero yumvise telefone ye iri kuvibura n'ubundi rwose ari mu bitotsi, maze arayifata ariko atareba nyine ari ugukabakaba rwose yumva aho iviburira. Afata telefone maze aritaba ati sheri, ati umeze neza? Ati kubera iki wagiye maze ntumbyutse? Fabrice ati none se uracyaryamye? Sophie ati cyane. Ati ntuzi ko iri joro nananiwe cyane rwose, ntabwo watumye nsinzira neza. Fabrice rero ahita aseka maze agahita amubwira ati ihangane, gusa nyine ntabwo nari nzi ko ari uko byagenze. Sophie rero ahita amubwira ati nyine ariko ndumva rwose n'ubu ngukumbuye. Fabrice ati none se nintandaza gusanga ugihari? Sophie ati hoya, hari ibintu ndi bube nagiye gufasha papa wanjye, ubwo nyine urihangana nta kundi. Fabrice ati nyine ugire umunsi mwiza, gusa nyine umenye ko ngukunda kandi ngutekereza. Sophie ati nanjye ni uko ndagukunda cyane. Fabrice rero akazi kararangira ku mugoroba agataha, gusa abakigera nyine muri salo akabara rwose ibintu byose nta na kimwe kiri ku murongo. Imisego yo mu ntebe inyanagiye muri salo, amatelekomande byose biri hasi, nta kintu rwose kiri mu mwanya wacyo. Arabitoragura rero maze akabisubiza aho byakabaye biri, agahita asanga na wayini Sophie yari ari kunywaho rwose niho igiteretse n'ikirahure, nabyo nyine ahita abyandurura maze akabibika. Ahita akomeza rero maze akanyura mu gikoni, abakigerayo noneho akumirwa
amasafuriya aba ateretse ku meza yo mu gikoni, amasahani yose yaririweho byose ariho biri, mbese hari akavuyo gateye ubwoba, ibintu binyanyagiye hasi, ubona nyine wagira ngo ntabwo rwose hari hari umukobwa. Fabrice rero arabireba maze akimyoza, ati ariko ubundi uyu mukobwa sinjya nibaza rwose impamvu mukunda, naranabiyobewe kubera ko n'ubundi mba mbona rwose nta kintu mu buzima amfasha. Arakomeza rero agahita ajya mu cyumba, kuko noneho ibi byo biba bimunaniye rwose no guhita abitunganya. Agera mu cyumba agasanga uburiri amashuka amwe arareba iburyo, amakuvureri ibumoso, agasanga ndetse hateretse rwose n'isahani yahoze ariraho iteretse ku kameza nyine kegereye igitanda. Asanga ibintu byose bijagaraye nanone mu cyumba, hateye umujinya kandi aba ananiwe avuye ku kazi rwose yiriwe yarushye. Arabireba rero maze akabura aho abihera, ariko nanone uyu musore aba yanga umwanda cyane, ntabwo rwose aba ari bubashe kuruhuka kandi ibi bintu byose bihari. Ahita rero ahera ku cyumba akagitunganya, akagisasa neza, maze akajya mu gikoni akandurura bya bintu byose akabishyira aho nyine bogereza ibyombo. Ahita ajya muri salo rero agatangira guhanagura nyine ashyira ibintu ku murongo neza, kuko rwose haba hari akavuyo bigaragara. Aba rero yatumye umuzamu we ku isoko kugira ngo ajye kumuhahira nyine ibintu bimwe na bimwe aba akeneye. Uyu musore ahita ava ku isoko maze agasanga Fabrice ari guhanagura muri salo. Ahita amubwira rero ati bosi, kubera icyo uri kwikorera aka kazi kandi mpari nakabaye nkagukorera. Fabrice ati ariko nakuzanye kugira ngo nyine umenyere akazi ko ku rugi, ntabwo rwose ibi nabyo bihemberwa. Uyu musore ati ariko bosi, none se hari ikibazo? Ubu se ko uba wantumye ibyo guteka hari ubwo ari ku rugi? Fabrice ati niba bitakunyuze ntabwo nazongera kubigutuma. Uyu musore ahita amubwira ati hoya, ntabwo ari byo nshatse kuvuga bosi, nshatse kuvuga ko ibintu byose uba unkeneyemo naboneka maze nkabigufasha, kuko ninjye nawe tuba muri iyi nzu twenyine. Rero rwose ntabwo ukwiye kuzajya ukora n'amasuku kandi mpari, nzajya ngufasha nta kibazo, zana ahubwo mbigukorere. Fabrice ahita amubwira ati rero ndumva rwose bakomeje kwensista, ngaho ugenda urebe mu gikoni hariho ibintu byinshi bitogeje maze ubinegereze. Uyu musore ahita aseka ati ntiwumva ahubwo, ati ndagiye rwose kandi ndahita mbikora neza. Fabrice rero nawe ahita aseka ukuntu rwose uyu muzamu we aba ari umwana mwiza cyane, kandi ataba ajya avuga ngo baramuvunisha, aba yumva akazi kose nyine bamukeneyemo yagakora nta kibazo. Umunsi wakurikiye rero Fabrice ajya kureba papa we, baba bari bafitanye gahunda. Papa we rero aramusuhuza nyine maze akamubwira atuzi impamvu se ejo naguhamagaye, ati wa mubyara wawe yaje hano ari kumwe n'umugore we ndetse n'abana 3. Fabrice ati none se bameze neza? Ati hashize igihe nabo ntabavugisha. Papa we ati bameze neza, ati gusa icyo nashatse kukubwira wacyumvise, ati uriya mubyara wawe ari mu kigero cyawe, ariko nyamara afite abana 3 n'umugore ndetse unatwite undi mwana wa 4. Ati none wowe ko ntacyo wibwira, ubundi harabura iki? Fabrice ati rero papa, ntabwo ari uko ntacyo nibwira, ahubwo buri muntu wese aba afite nyine uko yapanze ibintu bye. Ubwo rero njyewe nta nubwo rwose ndabona umufiance nyine twakorana ubukwe. Papa ati none se nkubaze, wa mukobwa Sophie nabasanganye ubushize, kubera iki mutabana? Kubera iki utamushyira mu rugo? Fabrice aseka ati papa rwose Sophie ntabwo ari umukobwa wo gushyira mu rugo, kubera ko rwose ibindi byose yabishobora, ariko rwose ntabwo ari umugore wo gushyira mu rugo ngo uvuge ngo ufite umugore. Papa ati kandi uratangiye, ati kubera iki se kandi? Fabrice ati rwose rero papa, nshaka umugore tuzakundana, nshaka kandi umugore uzanyuzuza, mbese nshaka ko urugo rwanjye ruzaba ari urugo rw'ibyishimo. Ntabwo rwose nshaka imihangayiko yenda bizatungurane, ariko nanone atari ibintu nakoze nanabireba
nkurikije rwose ukuntu Sophie ameze ntabwo namushyira mu rugo, sinanabitekereza kubera ko rwose anyongerera stress aho kugira ngo azingabanyirize. Papa ati none se niba ubona bidashoboka kubera iki nyine udashaka undi ubona nyine mushobokanye, wowe wumva nyine umutima wawe ushaka kandi w'inzozi zawe, kubera iki utamushaka? Fabrice ati rega papa rwose gushaka umugore ntabwo umuntu amugura ku isoko cyangwa ngo uri kugenda mu nzira umutoragure, ni ibintu rwose bisaba igihe kandi bisaba kwitonda. Ikindi kandi buriya ninahura n'umukobwa w'inzozi zanjye nyine nimubona nzahita menya ko ari uwo maze dukomezanye, ntabwo rwose ngomba guhubuka ngo mfate uwo mbonye wese cyane ko nta kinyirukansa. Papa ati gira vuba rero rwose njyewe ndashaka abuzukuru, ntabwo numva ukuntu uba wenyine uri umusore ufite ibintu byose, ufite inzu nziza, ufite akazi keza, ufite amafaranga, ufite buri kintu cyose. Uwo mukobwa rero nyine w'inzozi zawe mushaka umunyereke, nicyo nkeneye. Fabrice ahita abwira papa ati reka rwose nigendere, ndumva tutari bubyumve kimwe, ariko nta kibazo, ibyo wambwiye nabyumvise, ngiye kubitekerezaho. Hashira iminsi rero Fabrice aba avuye ku kazi, agera rero ku muhanda ahantu aba agiye guparika ngo ace kuri farumasi, aba akeneye rwose kugura ibinini by'umutwe, aba yumva atameze neza. Ahita rero ahura n'umushuti we baba bamaze igihe kinini cyane batabonana, barahoberana rero maze Fabrice akabwira uyu musore ati hashize imyaka myinshi twari twaraburanye rwose, ati gusa ndabona umeze neza, ariko ni ukuri ndumva dufite byinshi byo kuganira kubera ukuntu tudaherukanye. Uyu musore ahita amubwira ati cyane, nanjye rwose ndumva nkeneye kumenya amakuru yawe. Fabrice ati none se wari uri kujya he? Uyu musore ati rero nari ngiye gushaka ibyo kurya, hari resto njya mfatiramo amafunguro, ubwo rero rwose niyo nari ngiyemo, gusa ntabwo iri hafi aha. Fabrice ati kubera iki se ujya muri iyo resto ya kure kandi hano hari amaresitora menshi, kubera iki rwose utafungurira mu za hafi aha? Uyu musore ati hoya, iyo ngiyo njyamo nyine ni umwihariko, habamo nyine ibyo kurya nkunda cyane kandi rwose bimeze neza, nta handi hantu rero njya ndemera rwose ngafata umwanya wanjye nkajyayo. Uyu musore atabwira Fabrice ati ahubwo se urabyumva ute turamutse tujyanyeyo maze tukaba tunaganira uwo mwanya wo gufungura? Fabrice ati nanjye nari nshonje, reka tugende rwose ujye kuyinyereka, wabona nanjye mpise nyikunda cyane. Baragenda rero maze bagerayo bakicara, baba bakicara, Victoria agahita aza kubakira. Victoria rero ni umukobwa mwiza uba ukora muri iyi resto, gusa nyine ni iya mama we, baba rero bayikoranamo, nibo baba bikorera ibintu byose, ni nayo mpamvu hari abakiriya baba bahakunda kubera ko nyine baba bahabwa keya nyinshi kandi hari isuku, ibintu byabo byose biri ku murongo. Victoria rero ahita abaza ibyo bari bufate bakamubwira, maze akagenda akabibazanira. Batangira rero gufata amafunguro, maze Fabrice yatangira gukora mu byo kurya, agahita abwira uyu mushuti we ati nkabibona rwose impamvu twarenze imisozi n'imisozi tuza hano, koko burya wari ufite rezo, biraryoshye cyane, ni umwihariko, ntabwo rwose nsanzwe mbyumva ahandi hose. Ariko se ubundi ubu babishyiramo iki? Bahita bahamagara rero Victoria bati ibi byo kurya byanyu ko biryoshye cyane. Victoria ati nyine ni umwihariko wanjye, ibi byose ni njyewe mba nabiteguye, ni nanjye kandi mbiseriva nyine abantu, gusa nyine mwumve ko biba bitekanye urukundo, namwe murabyumva. Bahita baseka, maze Fabrice agakomeza kureba uyu mukobwa atamukuraho amaso, kuko rwose uyu mukobwa wari na mwiza cyane.
Mushuti we rero atangira kumuserereza ati nyamara ndabona rwose ndi bugusabire nimero kubera yuko wakunze ibyo kurya ukunda n'uwabizanye, biri kugaragara. Ubwo nyine batangira kubiseka bakabishyiramo burage, bagakomeza bakabiganiraho, maze Fabrice akabaza uyu musore ati ahubwo se wowe usanzwe umenyereye hano, ubu uyu mukobwa ntabwo umukunda, urabona se wowe adakunditse? Uyu musore ati yego rwose nanjye mbona akunditse, nuko nyine nanjye mfite umusheri, naho ubundi nakabaye rwose naramubajije izina ndetse na nimero. Fabrice ahita akomeza kwiyitegereza uyu mukobwa, maze bagafata amafunguro bagataha. Bukeye rero Sophie agaruka gusura Fabrice, maze nyine agasanga Fabrice aracyari ku kazi. Aguma mu rugo rero, maze noneho akavuga ati uyu munsi ndashaka rwose gutungura umukunzi wanjye, maze nkamutegurira ibyo kurya, noneho akaza kuza asanga rwose nabisoje. Ahamagara rero Fabrice akamubwira ati ndi mu rugo kandi rwose ngiye kugutegurira, ntugire ahandi hantu uri bunyure. Fabrice rero arataha yashyushye rwose, ku mugoroba aba yumva yahinze cyane cyane ko rwose Sophie kujya mu gikoni bitaba ari ibintu by'ubundi, aba yumva nyine akeneye kumva rwose ukuntu umusheri we ateka. Agera mu rugo rero maze agasuhuza Sophie amwishimiye cyane, akamubwira ati reka manze nkuremo imyenda maze nkarabe nze rwose tujye ku meza, maze numva amafunguro wanteguriye kuko ndumva nyafitiye amatsiko. Sophie aturumirwa, nubyumva biraryoshye cyane, nabyitayeho, ndabizi nyine uri bubikunde. Fabrice rero amara kwambara maze agahita aza akicara ku meza, arapfundura maze akabona ibyo kurya birasa neza, ati ndabona bisa neza cyane. Aratamira rero bwa mbere, maze agahita ananirwa kubimira. Ibi byo kurya biba birimo urusenda rwinshi cyane, ahita atangira gukorora, maze akareba ahantu nyine abishyira, ubundi akanywa amazi menshi, koko aba yumva yenda gupfa. Ahita rero kandi ajya gushaka amata kugira ngo asomeho, kubera ko burya no mu busanzwe nyine amata n'ubuki ni ibintu rwose byoroshya urusenda, iyo ari rwinshi birarworoshya. Sophie ahita amubaza ati sheri, ibyo kurya ko byari bimeze neza, waba ubaye iki? Hari ikintu se waba uriyemo? Fabrice ati wabiriyeho se? Sophie ati cyane. Fabrice ati urabizi neza ko wabiriyeho? Ati ongera ubiryeho maze umbwire ko rwose biryoshye nta kibazo bifite. Sophie rero aratamira, maze nawe akumva agiye gupfa, nawe ahita anywa amazi menshi, akongera agahita asoma kuri ya mata Fabrice aba amaze kuzana. Ariko kubera ko aba ari we wabitetse nyine, yanga ko uno musore amucishamo ijisho, maze akamubwira ati bimeze neza, ndumva biryoshye. Fabrice ati ngaho rero mfasha maze ubindire ubimare, dore njyewe birananiye. Sophie biramunanira rwose burundu kuko aba ari mu rusenda rwinshi. Fabrice aramubaza ati ese washyizemo urusenda rungana iki? Sophie ati nashyizemo nk'ibiyiko 5, nagira ngo nyine biryohe neza, numvaga ariko ruri bukore. Fabrice rero ahita aseka, maze agahita ahaguruka akisohokera, ahita rero yongera akisubirira muri ya resitora baba baramweretse. Aba yaragize imana rwose yarahamenye. Fabrice rero bamara kumuha amafunguro, ari gufungura noneho rwose ntabwo aba yigeze ahasanga Victoria, ni mama wabo uba wamuhaye amafunguro. Fabrice ahita amubaza ati none se wa mukobwa wari usanzwe aduha amafunguro ari hehe? Mama we ati uravuga Victoria? Fabrice ati yego. Ati ntawe uhari, ati gusa nyine ni njye nasigaye aha, hari ibindi yagiye kugura nyine by'ibirungo. Fabrice ahita abwira uyu mumama ati ni ukuri mutegura neza cyane, nkunda rwose ibyo kurya byanyu, naratangaye, ntabwo nari nzi ko hari resitora zimeze gutya muri uyu mujyi.
uyu mumama rero ahita amubwira ati byose ni ukubera umukobwa wanjye Victoria niwe ubitegura, ati abantu bose birirwa batubwira ko dutegura neza kandi barabikunda cyane, hari n'abantu rwose bava kure, hari n'abatubwira ahubwo tukabibashyira iwabo kubera ukuntu baba barabikunze, ati rero nanjye rwose numva ndi proud y'umukobwa wanjye kubera ko nyine byatumye iyi restaurant yacu ikundwa cyane. Fabrice ati nanjye rwose munyongere mu bakiriya b'imena mufite kubera ko nyine nzajya nza hano kenshi. Uyu mumama aramubwira ati urakoze cyane. Fabrice rero amara gufungura maze agahita ataha afite nyine n'agakirida, akagenda ari kwikora nyine mu menyo, akinjira mu nzu ahita asanga Sophie akicaye imbere ya televiziyo ari kwirebera amafilime, agakomeza nyine agakoresha ka gakirida, ni nko mu buryo bwo kumubwira ati wabibonye se ko rwose niviriye gufata amafunguro, aba ari no guseka kandi ari nako amwenyura maze agahita yigira mu cyumba. Sophie rero rwose arabibona ko uyu umusore avuye muri resto maze bikamubabaza, akibaza rwose ukuntu azabasha gushimisha uyu musore bikamuyobera. Ahita rero atangira kumva ko rwose hari ibintu byinshi atazi kandi adashoboye. Umunsi wakurikiye rero nanone Fabrice aba ari ku kazi maze saa sita zagera akumva rwose agatima gakubise kuri ya resto, ndetse rwose agatangira no kwitekerereza Victoria, umukobwa mwiza w'icyuki ubazanira amafunguro. Ahita rero ahaguruka maze agafata ikoti ry'aba yashyize ku ntebe agahita aryambara yihuse, maze agahita ajya kuri ya resto. Agerayo rero maze mama wa Victoria agahita aza kumureba, aramubaza ati noneho se uyu munsi turaguha iki? Ati ni nk'ibisanzwe nyine amafunguro rwose nzajya nkora mfata hano namwe gusa. Ati reka njye kuvuga bagutegurire maze bakuzanire. Amara kugenda rero agahita abona musaza wa Victoria nawe aratambutse, ahita amuhamagara ati ngwino hano nkubwire. Ati none se Victoria ari hehe? Umusaza wa Victoria ati ntabwo yari ahari, hari ahantu bari bamutumye ariko mu kanya gato rwose arabaje. Fabrice rero afata ibyo kurya akabifata buhoro buhoro kugira ngo rwose ategereze Victoria, ariko akabona aratinze kandi aba agomba gusubira ku kazi, maze agahita ahaguruka atishimye rwose, ameze nk'uwijimye kuko aba atongeye kubona uyu mukobwa. Arasohoka rero yagera hafi y'imodoka ye ahita ahura na mama wa Victoria. Ati ko usohotse noneho ubabaye, ntabwo amafunguro yari aryoshye nk'uko wari uyakeneye? Fabrice ati hoya yari ameze neza rwose, ni stress mba nikuriye ku kazi mba mfite. Uyu mumama ahita abwira Fabrice ati ntugahe umwanya ibintu bigutera stress, uracyari muto, nta mpamvu rwose yo kugira ngo uzazane iminkanyari ugifite imyaka 28, kuko ndabona aricyo kigero cyangwa 30. Rwose ntugahe umwanya ibintu bikubabaza. Fabrice rero ahita aseka maze agahita amubwira ati yego, ntabwo rwose nzongera kureka hari ikintu kimbabaza. Ajya mu modoka rero akicara agahita abona Victoria yaratambutse, ahita amuhamagara maze akamusuhuza ati umeze neza? Victoria ati yego, ati meze neza, ati mwaryohewe se? Fabrice ati yego. Victoria ahita amubwira ati sawa rero ndihuta, ubwo umunsi mwiza. Agenda rero Fabrice ari kumwitegereza, arakomeza akamureba, maze Victoria yagera muri resto, umusaza agahita amubwira ati hari umugabo wahoze akubaza. Victoria ati umugabo? Umusaza ati ni umusore nyine, ni uko ngewe buriya abantu bose b'abasore mbita abagabo kandi biba ari nabyo. Victoria ati nta kibazo, namubonye ubwo ni uriya duhuriye muri parikingi ari gusohoka. Umusaza ati gusa nyine nabonye ari bogari, noneho n'ukuntu yakubazaga wabonaga nyine wagira ngo ubanza agukunda. Uzi ko uriya musore wabona agukunda se?
Victoria ahita aseka atankunda, ati none se abantu bose baza hano ko n'ubundi nyine bahora bambaza ubwo kuko bose baba bankunda, ati hoya ni ibisanzwe nuko nyine bamenyereye kuri njye mbahereza amafunguro, buriya baba babonye batambonye maze bakambaza ariko buriya nta kindi kibiri inyuma. Umusaza we rero aseka ati uretse nzaba ndeba, gusa njyewe nabonaga rwose ari kurebana amaso y'urukundo. Victoria ati ariko nawe ntugasetse, amaso y'urukundo aba asatese. Bahita rero bakomeza kubiseka maze bagahita nyine bajya mu kazi. Fabrice rero arataha ku mugoroba maze akigera muri salo ahita ahura na Sophie afite akavarisi ke gatoya ubona rwose yapakinze, maze agahita abwira Fabrice ati ndagiye usigare amahoro. Fabrice aramureba maze ntagire ijambo na rimwe amubwira, agahita yikomereza ajya mu cyumba. Sophie nawe agahita yigendera. Fabrice rero agera mu cyumba agasanga nyine akavuyo ni kwa kundi nta gusasa ntaki, gusa bari kureba ku buriri agahita abona urwandiko Sophie aba yamwandikiye, ahita arufata rero maze agatangira gusoma. Sophie rero aba yamwandikiye ati narabibonye rwose ko ntari umugore ugukwiye, ntabwo ujya unyishimira kubera ko nyine nta kintu cyo mu rugo na kimwe nzi gukora, ntabwo nzi guteka, sinzi gukora nyine imirimo yo mu rugo, gutegura n'ibindi byose bijyanye n'imirimo yo mu rugo, ariko nanone ntuzabindenganyirize, ntabwo rwose ari amakosa yanjye, ni amakosa y'ababyeyi banjye kubera ko mu buto bwacu ntabwo ababyeyi bacu bigeze bareka nibura tunifurira imyenda y'imbere, buri gihe byose babihaga nyine abashinzwe kubikora. Byatumye rero nkura nta kintu na kimwe nzi gukora, nzi ko ibintu byose ngomba kubikorerwa. Ubwo rero ndakwinginze rwose umbabarire, ndagiye nyine igihe gito kugira ngo ndebe ko rwose nashyira ku murongo ubuzima bwanjye, ariko nanone nzagaruka kandi ntabwo rwose nzatinda, gusa ndifuza ko umunsi umwe wazaba rwose uri proud yanjye, wazandeba maze ukankunda kandi nanjye nkazaba rwose hari ibintu nshoboye, noneho nsigaye nujuje nyine ibyangombwa biranga umukobwa wa nyawe rwose warezwe. Ndagukunda cyane rero kandi usigare amahoro. Fabrice yamara gusoma uru rwandiko maze akarubika, agahita kandi akomeza nyine agategura nk'ibisanzwe, agashyira ibintu ku murongo nyine kuko akavuyo kaba ari kenshi rwose hano. Sophie rero we aba yagiye nyine mu wundi mujyi, aba afiteyo tante we kandi uba warize guteka, agiye rero kugira ngo amwigishe maze rwose abimenye neza kandi amwigishe nyine no gukora indi mirimo yose yo mu rugo. Amara kugera rero maze tante we nyine agahita atangira ubwo kumwigisha, atangira amwereka ibintu nyine byo guteka, ibirungo ndetse n'ibindi byose. Noneho ikintu gitangaje ni ukuntu Sophie bamwereka urusenda rw'umutuku rubisi nyine, maze akavuga ati izi ni inyanya. Biba bishekeje cyane kuba rwose n'ibitekwa ubwabyo ataba abizi ari bibisi. Tante we yatangira kugenda amwereka nyine ibintu bateka ibyo ari byo. Abwira Sophie ati tugiye guteka imboga zirimo inyanya, zirimo amakaroti, zirimo na dodo. Ati rero ngaho bitegure bikate. Sophie ati ntabyo nashobora, urabinkatira maze mbiteke, njyewe rwose ntabwo nabishobora, ubu se ndakora ku bitunguru, ndakora ku nyanya. Tante we ati urambwira niba waje kwiga cyangwa utaje kwiga, ndi kukwigisha nyine, ni nawe ugomba kubitegura kandi ukanabiteka, ngenda nkwerekera, nta na kimwe rero ngomba kugufasha. Niba kandi wumva waje kwiga utabyiteguye, ubwo reka nigendere, njye mfite ibindi byinshi byo gukora. Sophie ahita amubwira ati hoya wigenda, komeza unyigishe. Aramwigisha rero maze akajya ateka amubwira rwose uko abigenza, uko abivanga ndetse n'igihe agenda ashyiriramo ibirungo runaka. Baba bari guteka rero maze Fabrice agahita ahamagara Sophie, aramubaza ati uri hehe? Sophie rero amubwira umujyi arimo,
Fabrice ati none se uzagaruka ryari? Sophie ati ntabwo mbizi, hari ibintu rwose by'ingenzi nagiye gukorayo, ubwo rero nzagaruka ari uko mbirangije, ntabwo rero nzi ngo ni ryari nzagaruka, gusa nzagaruka rwose. Ahita akupa telefone rero atitaye ko Fabrice aba yarakivuga. Ku mugoroba rero Fabrice ahamagara wa mushuti we ati waje tugasubira muri ya resto ko rwose ubu nanjye nabaye umukiriya wayo, noneho niyo udahari ndijyana. Umushuti we rero araseka maze akamubwira ati ni byiza rwose ko wabonye impamvu ndenga resto zose ziri muri uyu mujyi maze nkajya muri iriya. Bajyayo rero maze bagera imbere yayo bagahita bahura na Victoria uba yambaye neza cyane, agakanzu k'umutuku kamukwiriye nyine neza kamugera mu mavi, ubona rwose kamubereye. Baramwitegereza rero maze bakamubwira bati urakeye rwose, uraberewe. Ati ariko se kubera iki ubonye rwose tuje ukaba ari gusohoka? Victoria ati ntabwo ngiye kure, hari ibintu mama ntumye ariko ndahita mbanguka. Umushuti rero wa Fabrice ahita abaza Victoria ati cyangwa ugiye kureba umusheri wawe? Victoria ati hoya ntabwo rwose ari byo. Uyu musore rero rwose uba ugira urwenya cyane ahita amubwira ati ntabwo ugiye kumureba se cyangwa nta n'uwugira? Victoria ati byose rwose nibyo uko ari bibiri. Uyu umusore rero ahita abwira Victoria ati ngaho genda ariko rwose ubanguke, maze Fabrice agahita abwira Victoria ati ntabwo rwose turi burye utaje, ubwo turagutegereza, nutaza nyine ubwo turatahana inzara rwose nk'uko twaje. Victoria ati ndabanguka. Baragenda rero maze bakaba bicaye bagafata icyo kunywa, bakaba rwose baretse gufata amafunguro, bategereza Victoria kugeza agarutse maze akaba ari we uyabahereza. Bamara gufungura rero maze Fabrice agahamagara Victoria akamubwira ati ndifuza rwose ko wampa nimero yawe, maze najya njya kuza nkajya mbanza kukubaza yuko uhari, kuko rwose iyo nsanzwe udahari mba numva ntakiryohewe kuko mba nikizemo ko atari wowe wabiteguye. Victoria rero umukobwa useka neza cyane, mwiza rwose, uvuga atuje kandi ufite umutima mwiza wubaha buri wese rwose binagaragarira amaso, ahita abwira Fabrice ati nta kibazo rwose, nimero yanjye nayibaha. Arayimuha rero maze bagahita bataha. Bagera mu modoka rero umushuti wa Fabrice agahita amubwira ati nyamara rwose ndabibona byaciyemo. Fabrice ati cyane rwose, uriya mukobwa ureba ntakubeshye nsigaye mutekereza ijoro n'amanywa, naba ndi ku kazi naba ndyamye, buri gihe isura ye rwose ihora inyura mu maso, mpora mutekereza. Noneho natekereza ukuntu ari umukobwa nyine warezwe kandi watojwe byose rwose umukobwa agomba kuba azi, nkumva noneho byo rwose biranyishe kurusha. Uriya mukobwa rwose ndamwishimira cyane, gusa nanone nkeka ko atari njye njyenyine, kubera yuko ukimubona uhita wumva umwishimiye. Umushuti we ati rwose ntabwo wibeshye, gusa uriya mukobwa wamushyira mu rugo yaba hashyize umugore muzima. Fabrice rero ataha maze yagera mu rugo akagarama ku gitanda agatangira gutekereza uyu mukobwa, agatekereza ukuntu avuga, agatekereza ukuntu aseka, agatekereza ukuntu areba, mbese aramutekereza wese, maze agatwarwa. Amasaha akagenda akaba amasaha akitekerereza kuri uyu mukobwa mwiza rwose, ubona atangiye kumutwara umutima buhoro buhoro. Ashigukira hejuru rero maze akabona amasaha yagiye atarakuramo imyenda ngo aryame, kandi buba buri buke rwose afite akazi. Ahita yiseka maze akavuga ati uziko neza natwawe, nyamara rwose uriya mukobwa ntangiye kumukunda kandi bitangiye kundenga.
nk'umuntu w'umusore rero uba rwose yihagazeho ahita afata telefone maze agahamagara Victoria akamubwira ati nagira ngo numve rwose ko umeze neza kandi ngushimire ukuntu ujya unyitaho iyo naje gufata amafunguro aho ngaho. Victoria ati izo ni inshingano zanjye ntabwo rwose mwakagombye kunshimira. Fabrice rero ahita abaza Victoria ati ariko birashoboka yuko umunsi ntazagaruka aho ngaho twazasangira amafunguro noneho maze tukaganira tukaba twamenyana. Victoria ati mfite akazi kenshi gusa nta kibazo nazafata iminota mikeya maze tukaba rwose twakwicara tukaganira. Fabrice rero ahita amubwira ati ejo rwose saa sita nzaza aricyo kinzanye. Gutinda gucya rero maze ngo Fabrice yongere yisubirire muri iyi resto yahuriragamo rwose n'umukobwa usa n'umumarayika. Saa sita zarageze maze rwose niwe wabaye ahari uwa mbere. Yaragiye rero aricara maze Victoria nyine ahita aza kumwakira nk'ibisanzwe. Baricaye rero maze baraganira, Fabrice ari gufata amafunguro. Fabrice abwira Victoria ati ntakubeshye uretse kuba nkunda amafunguro yawe ariko rwose nawe uyategura mba numva nkwishimiye, mba numva twajya tuvugana kenshi, mbese numva warankoze ku mutima ukuntu. Victoria rero aseka cyane ati none se ubwo ni iki cyaba cyaragukuriye kuri jyewe? Fabrice ati ntakubeshye nakuruwe na byose byawe, nakuruwe n'ukuntu uteka, nakuruwe n'ukuntu uteye, nakuruwe n'ukuntu useka, ndetse ukuntu rwose wakira abantu, ukuntu ugira umutima mwiza, ukuntu uvuga neza, ukuntu rwose ubona uri umukobwa w'imico myiza. Ibyo byose byagiye bikunyegereza buhoro buhoro. Victoria rero araseka n'ubundi maze Fabrice akamusaba ko rwose bajya bavugana kenshi. Victoria ati nta kibazo rwose gihari. Fabrice rero arataha maze agahita ahamagara wa mushuti we akamubwira ati noneho uyu munsi wa mukobwa namuvugishije nyine by'umwihariko, namusabye ko najya muhamagara tukavugana ndetse rwose twanasangiye amafunguro, gusa nyine ni umukobwa mwiza cyane buriya azi no kuganira kandi uba wumva ari umunyabwenge. Umushuti wa Fabrice ati ndumva rwose wararangije kumwishyiramo wese. Fabrice ati cecekere ubanze uyu mukobwa aramutse anyemereye nahita nkora ubukwe, noneho ubanza rwose niyo yambwira ati tubukore nimugoroba nahita mbukora. Umushuti we rero aramuseka maze akamubwira ati si wowe wajya kuvuga ko bifata igihe, none kubera iki rero waba ugiye guhubuka? Wikururwa rwose n'isura y'umuntu ngo maze wumve wakora ubukwe uhubutse. Itonde ubigendemo gakeya, ubanze umenye yuko urukundo umukunda nawe ari rwo agukunda, ubanze umenye ko nyine muhuza muri byose. Fabrice ati ariko koko nibyo ntangiye gutwarwa n'urukundo ku buryo rutangiye rwose kugenda ari rwo runkontorora aho kugira ngo abe ari genda ukontorora. Bahita babiseka rero maze Fabrice agahita amubwira ati reka nsubire nyine ku kazi. Umunsi rero wakurikiye noneho Fabrice yagiye kureba Victoria ari mu masaha y'umugoroba. Yaragiye rero maze anywa nyine ako kunywa gasembuye. Victoria rero yabonye Fabrice kamufashe rwose maze ahitamo kumuherekeza kugira ngo atijyana mu modoka kandi rwose yasomye agasembuye. Yaramuherekeje rero maze amugeza mu rugo iwe, yicaye muri salo maze Fabrice ajya mu cyumba nk'ugiye guhindura imyenda, nyamara rwose yaragiye aherayo ntiyagaruka. Victoria rero wari wicaye muri salo yakomeje ahamagara Fabrice ariko akabona ntiyitaba. Yaramukurikiye rero ngo arebe aho yinjiye maze ahita asanga uyu musore rwose yasinziriye kwa kundi nyine yari ameze. Yahise amukuramo inkweto ndetse amukuramo n'ikoti, ubundi aramworosa neza, arangije aragenda afunga inzu yose, imfunguzo azicisha munsi y'urugi maze aritahira. Yageze mu rugo iwabo rero mama we ati kubera iki watinze wari wagiye hehe? Uyu mukobwa ati rero
Fabrice yari yanyweye inzoga nyinshi, nabonaga yasinze, mbona rwose ntabwo yakwitahana gutyo, ndamuherekeza mugezi we, gusa nyine zari zamwishe ku buryo yahise asinzira. Mama ati kandi wamugejeje iwe, utangiye kujya ujya mu ngo rwose z'abasore, ubwo ntibaje bakazagukorera amahano. Uyu mukobwa ati hoya, ntabwo rwose ariko bimeze, uko yari ameze nta n'ikintu na kimwe yari gukora umuntu, nta mbaraga nawe rwose yari yifitiye, sinkubwiye ko nagiye kugaruka yasinziriye kare. Umusaza we rero ahita amubwira ati nyamara narakubwiye rwose sisi, uriya musore aragukunda cyane kandi nawe uzabyitegereza ubirebe. Victoria rero ahita amubwira ati nanjye ndabizi kandi rwose ndanamwishimira, erega ni umusore mwiza, urase hari umukobwa n'umwe utakwifuza kuba yaba umukunzi we. Umusaza ati ubundi niyo mpamvu rata wowe nkwemereza ubwenge, ibintu byose uba wabibonye kare, uriya musore ntuzareke rwose agucika. Victoria ati rega nanjye ntabwo rwose ndi umwana kandi nta n'umusheri mfite. Mama wabo ati murumva ibintu muba muri kuganira, numva koko umusaza wawe ari kukwigisha imico mibi nawe atangiye kugushyigikira. Victoria rero ahita amubwira ati mama ni burage tuba twibereyemo, ntumuzi se musaza wanjye ukuntu nyine akunda urwenya. Ahita abareka rero maze akajya kwiryamira, aba bana nabo nyine bagasigara biganirira bari gutera story, nyine bari kuvuga ukuntu Fabrice ari umusore mwiza. Fabrice rero buracya mu gitondo maze agasanga yararanye imyenda, ariko rwose yaryamye yiyoroshe kandi nyine mu rugo hameze neza, kuko uyu mukobwa aba yasize nyine ibintu byose abishyize ku murongo, agasanga yamufungiye imfunguzo zishyiramo imbere. Ahita atangira nyine gutekereza uko ku mugoroba byamugendekeye, maze akibuka ko rwose yanyweye amacupa nk'atatu ariyo yamusindishije. Ahita ahamagara Victoria kugira ngo amusabe imbabazi, akamubaza ati none se ntabwo naba nakubangamiye, ntakubeshye ntabwo nibuka neza rwose ukuntu nageze mu rugo, gusa nukuri wakoze, icyo nibuka nuko wamperekeje. Victoria ati hoya nta birenze rwose, kandi humura ntabwo wambangamiye, humura uri umusore mwiza, uritonda kandi rwose witwaye neza ntugire ikibazo. Fabrice rero ashimira cyane Victoria, maze noneho bigatuma arushaho kumukunda kuko aba atekereje rwose ukuntu yamwitayeho. Kuva iki gihe rero noneho Victoria ndetse na Fabrice batangira gukundana mu buryo rwose bweruye, batangira gusohokana maze bagatangira kujya basangira kenshi ndetse bakajya basurana. Victoria akajya aza gusura Fabrice bakiriranwa, noneho araza akamutekera mu rugo rwe, akamutekera nyine bya byo kurya byo muri resto. Fabrice aramubwira ati umva noneho ahubwo untekere byinshi maze mbishyire muri frigo, kuko rwose ntifuza gukomeza gufata ku byo kurya byawe iminsi irenze umwe. Ariko gusa uri umukobwa utangaje, ntabwo numva ukuntu umukobwa mwiza ku isura ufite imico myiza ashobora no kuba noneho afite na karite zose z'umukobwa, nyine gukora ibintu byo mu rugo, kwita ku bantu. Ati mbese ati warantangaje cyane. Uyu mukobwa ati nyine twarezwe na mama wacu, mama wacu rero rwose ni umunyagitsure cyane, ntabwo ajya akunda abana b'abatesi, yahoraga adushishikariza gukora ibintu byose twarabyikoreraga, yaba amasuku yo mu rugo. Nyine nkanjye nk'umukobwa ni nanjye nabaga mfite inshingano nyinshi, ubwo rero nta gihe na kimwe rwose nigeze mbaho ndi gupfa ubusa. Imirimo natangiye kuyikora mu bwana bwanjye, mfite nk'imyaka 7 nari nzi kwifurira, ndetse rwose nari nzi no kuba nategura mu nzu nkakora amasuku. Noneho ngize nk'imyaka 10 bwo natangiye kumenya guteka, nkajya ntekera abantu bose b'iwacu, nkabasasira ibyumba, ngakora ibintu byose. Nyine imirimo yo mu rugo ninjye yarebaga, kubera ko mama wanjye ntabwo ibyo byose yari kubikora kandi mpari. Fabrice rero ahita amubwira ati ni ukuri mama wawe rwose akwiye igihembo, kuko niwe watumye uba umukobwa mwiza uri we uyu munsi.
barakomeza rero bakiganirira maze rwose bakivugira no ku by'urukundo rwabo, cyane cyane ko rwose baba babyumva kimwe. Hashira iminsi rero Fabrice na Victoria biryoheye rwose mu rukundo. Umunsi umwe rero Victoria aba ari muri resto ari kugendagenda ajya kubona akabona abonye umusore biganye kera, uwo ni Alex. Aramubona rero maze agahita avuza induru ati Alex, uri hano, waje ryari se? Mana nyagasani, hari hashize imyaka myinshi cyane ntakubona. Alex ahita ahaguruka agahobera uyu mukobwa cyane rwose, ku buryo abantu baba bari muri iyi resto bose bahita bahindukira maze bakabareba. Alex ati Victoria, warakuze, wabaye mwiza, mbega ukuntu wabaye mwiza cyane, kera wari mwiza ariko noneho ubu byarakabije. Bahita bicara rero rwose ubona amakuru ashyushye, maze Victoria ati mbwira rero wagarutse ryari? Alex ati nyuma y'imyaka 5 yose maze Dubai, ni ubu ngubu rwose ngarutse. Nkigera hano rero nahise ntekereza ko rwose ngomba kuza kureba niba mugikorera hano, numvaga nkumbuye kubona isura yawe. Ahita aseka cyane rero Victoria, maze agahita abaza Alex ati nizere ko kandi hari ikintu wankuriye Dubai? Alex ati mu bantu nakwibagirwa se urumva urimo? Ati nyine nkora mu ruganda rw'imyenda y'Abarabu, ubwo rero urabyumva nyine ngomba kubona kuzaniye ikintu birumvikana. Ahita ahamagara rero umushoferi we wari wicaye nyine ku ruhande ati ndebera mu modoka maze unzanire akantu karimo. Ahita agenda rero akazana ako gakapu nyine kaba karimo impano y'uyu mukobwa maze akayimuhereza. Uyu mukobwa arebamo maze akishima cyane akamubwira turakoze Alex. Ati gusa nyine uracyari mwiza nka kera, ariko noneho byariyongereye. Ati ariko noneho si ukwambara, usigaye wiyitaho. Atangira kumukoraho nyine ku masheni aba yambaye, ati iyi kandi ni zahabu. Alex ati cyane. Akareba ku kuboko aba yambaye akandi gashene ku kuboko, ati naka nuko. Alex ati yego. Ati none se ko bitakiri ibintu nyine birenze? Ati agafaranga hari akaba kaboneka. Victoria rero arishima rwose kongera kubonana n'uyu musore, maze bakikomereza ibiganiro. Alex rero abwira Victoria ati ko mbona se wambaye impeta, wakoze ubukwe? Victoria ati oya, ntabwo ndabukora, ariko nanone ubu rwose ndi fiancé. Maze Alex agahita amubwira ati ndumva ari byiza cyane. Bakomeza kuganira rero maze bagatandukana. Victoria agaherekeza Alex, basezeranaho maze Alex akamubwira ati ubwo rwose nta kibazo, reka mfate nimero yawe tuzajya dukomeza tuvugane. Nyuma y'iminsi rero Victoria ajya gusura Fabrice, baba bicaye muri salo bari kuganira bishimye rwose. Victoria aryamye mu gituza cya Fabrice. Fabrice nyine ari kumubwira ukuntu ari umukobwa mwiza, ukuntu kandi amukunda byimazeyo. Telefone rero ya Victoria ihita isona, maze Victoria akitaba ati Alex, amakuru? Atumeze neza? Alex ati yego meze neza. Alex ati rero naje kukureba kuri resto ndakubura. Victoria ati ntabwo ariho ndi, hari ahantu nari nagiye. Alex ati nifuzaga nyine kumenya niba impano naguhaye yaragukwiriye. Victoria rero uba rwose ari kuvugana n'uyu musore anamwenyura, ahita amubwira ati byarankwiriye neza cyane, wagira ngo rwose wari wampimye, ikindi kandi narabikunze, iyi myenda ifite amabara meza cyane, rwose narayishimiye, warakoze kumpa iyi mpano, byankoze ku mutima, ni ukuri ndagushimiye. Ubwo rero Fabrice aba yatangiye gufuha rwose, yatangiye gukanura ukundi kuntu. Victoria rero avugana na Alex maze bagasezeranaho. Fabrice ahita amubaza ati Alex se kandi ni muntu ki? Victoria ati ni umusore nyine
twiganye kera, ikindi kandi ni n'umukiriya wa mama nyine kuva mu myaka myinshi yashize. Rero harashize imyaka myinshi tutabonana, ejo bundi nagiye kubona mbona ndamubonye kuri resto hashize imyaka 5 yose tudahura, ubwo nyine nubwo twari twongeye kubonana. Rero nyine yari yanzaniye impano yari yakuye Dubai, nibyo yambazaga niba byarankwiriye. Fabrice wari warakaye ati none se uramukunda ko nabonaga rwose umuvugisha umusekera cyane wamwishimiye. Victoria rero ahindukira maze akabwira Fabrice ati icyo ni ikibazo cyo kumbaza koko, urambaza ngo ndamukunda, urumva se nabasha gukunda undi musore nte kandi ngufite? Fabrice ati nabonaga rwose uburyo umuvugisha nkabona umusekera nkaho rwose umukunda. Victoria ati niko mvugisha abakiriya bose, nawe niko nakuvugishaga kandi naragusekeraga rwose tutaranaba inshuti. Fabrice ati ariko wambwiye ko utajya uha nimero yawe abakiriya ba mama wawe. Victoria ati ariko nakubwiye ko Alex ari umwihariko kuko twariganye, nyine ni inshuti yanjye ya kera, ikindi kandi ni n'umukiriya wacu w'imena. Ni wa musore nyine wajya kuza kuri resto agasetsa abantu bose, azi gutera blague, nuko nyine nuko tuziranye nta kindi kirenzeho. Fabrice ati none se wamubwiye ko uri fiancé? Undi ati yego namubwiye ko rwose ndi fiancé wawe, ubwo rero namweretse n'impeta ya fiançailles. N'ubundi rero rwose Fabrice ntabwo arekera kurakara, gusa Victoria akomeza amubwira ati ariko ntukarakazwe no gusa, ndagukunda kandi nemeye kunyambika impeta, nuko nyine ari wowe nahisemo, nta wundi muntu rwose nakubangikanya, ibyo kandi ntibikaguhangayikishe rwose ndakwinginze. Arakomeza rero maze rwose akamusubiza muri modu nziza. N'ubundi Fabrice nyine akongera akaganira na Victoria neza, bakongera bagaseka, ibyo nyine bakabyibagiza. Bukeye rero Victoria yari ari kumwe na Fabrice, hari ibintu nyine bari bagiye kugura, maze Victoria avuye mu modoka agiye kugura ibyo bintu kugira ngo agaruke asange Fabrice nyine aho ngaho, yabaye akivamo maze ahita ahura na Alex. Alex yahise abwira Victoria ati nishimiye kongera kukubona, kubera iki se uri hano? Victoria atari ibintu narinje kugura, ati ahubwo se wowe kuki kubera iki uraha? Alex ati hano hari magaze rwose narindi kubonamo ibintu by'amatisi meza n'amakanzu meza, rero narindi kubyitegereza, kubera ko burya iyo ndi kureba nyine ibintu nk'ibyo bimpa inspiration y'ibyo nanjye nzakora. Ati gusa nabonye harimo amakanzu yakubera, waza nyine ukareba. Ubwo bari kumufata akaboko nyine ngo ajye kumwereka. Fabrice rero nawe aba ari kubireba agahita afungura imodoka maze agasohokana umujinya mwinshi, agahita abwira Victoria ati kubera icyo uhagaze hano, wakabaye wagiye aho wari ugiye maze ugahita ugaruka. Victoria ati uyu rero ni Alex. Ati Alex uyu ni fiancé wanjye. Naho rero rwose Fabrice ntabwo aba akeneye kumva iyo presentation, ahita abwira Victoria ati genda uzane ibyo wari ugiye kuzana, ntabwo nkunda rwose ko uvugana n'abantu utazi, ntabwo ari byiza. Victoria ati ariko uyu ndamuzi, ni inshuti yacu ya kera, Alex rwose turaziranye. Fabrice rero abona Victoria atari kumva ibyo ari kumubwira, maze agahita amufata akaboko akamukurura, agahita abwira Alex ati sintongere kukubona kuri fiancé wanjye, ntabwo nkunda ko rwose abasore babonetse bose bavugisha fiancé wanjye. Ugahita yicaza Victoria mu modoka, maze Victoria ati ariko se sheri, urabona ko kutaburi kunsebya, urabona ukuntu unkurura, ni ukuri biransebeje rwose. Maze Fabrice ati wowe kudasebya nuko wari uri kuvugisha undi musore kandi nanjye mpari. Victoria ati nyamara rwose nakubwiye ko nta kibazo kirimo.
Victoria rero abona rwose Fabrice byamurakaje cyane, maze agahita amubwira ati ngeza mu rugo iwacu nitahire. Arahamugeza maze agahita yinjira mu nzu yihuta. Aba rwose ababajwe n'ukuntu aba amukurubanye imbere y'abantu bose bamureba. Arataha rero maze akabwira nyine musaza we na mama w'ukuntu uyu musore rwose aba abona atazi ibye, ukuntu amufuhira bikabije, ukuntu ndetse rwose atamwubaha iyo bari mu bantu, ukuntu aba atekereza ko buri gihe niba avuganye n'undi muntu ari ukumuca inyuma. Atangira kubwira rero musaza we ati ariko ubundi ubu ntabwo nshobora kuba narambaye iyi mpeta kare. Ati rwose ndabona ubanza uyu musore ntarabanje kumwigaho neza, kubera ko ubanza tudakwiranye, ubanza tutazashobokana nkurikije ukuntu asigaye yitwara. Musaza we ati hoya nyine buretse ushobora gusanga ari uko nyine uyu musore aba aguhangayikiye, aba atekereza ko bamugutwara kubera ko rega aragukunda cyane, ni ibintu bigaragarira amaso. Victoria ati ariko nyine uku gufuha birakabije, none se ubu nimara kuba umugore we nta wundi muntu nzongera kuvugisha, inshuti zanjye za kera tuzaba turangizanyije se? Umusaza we ati ndumva bikabije, gusa nyine nawe nk'umuntu mukuru nyine icara ubitekerezeho neza, ni wowe gufata icyemezo, kuko burya nyine mu rugo rega umuntu yijyanayo. Inama nakugira nta kintu yagufasha, kuko si jyewe nzahakubera, ni wowe uzahibera. Tangira rero urebe ibyo uzabasha kwihanganira ndetse n'ibitazihanganira, maze rwose ufata icyemezo cya nyacyo, kuko ndakwizera ko nawe uri umuntu mukuru. Fabrice rero nawe agera mu rugo maze agatekereza ko rwose ashobora kuba yakoze amakosa, ahita rero ahamagara Victoria maze akamusaba imbabazi. Victoria rero aramubwira ati nta kibazo. Gusa nanone bidatinze Fabrice arongera akajya kureba Victoria, aba agiye kumureba nyine iwabo noneho mu rugo. Agera rero hafi y'iwabo maze agahita abona Victoria ndetse na Alex barahagaze nyine ahantu bari kuvugana. Icyo gihe rero Victoria aba yari agiye kubwira Alex ati ndakwinginze rwose ntuzongere kumpamagara, fiance wanjye biramubabaza kandi bigatuma amfuhira, rwose ndakwinginze rekeraho kuza kundeba, rekeraho kandi kumvugisha kuri telefone, kubera ko ndabona nazabipfa na fiance wanjye. Alex rero ahita abwira Victoria ati ibyo bintu rero burya uvuze ntabwo bishoboka, ntabwo narekera kukuvugisha, kubera ko nyine ndagukunda kandi ndagukunda cyane, nagukunze guhera kera, burya nagiye no kujya Dubai ngukunda, gusa nabonaga atari cyo gihe cyiza cyo kubikubwira, ariko rwose ubu ndi mu mwanya mwiza wo kukubwira ko ngukunda, ndetse rwose unabinyemereye twahita dupanga itariki y'ubukwe. Noneho Victoria yumva ibi bintu bigahita bimucanga mu mutwe, akumva birivanze, ahita ava aho ngaho nta kintu avuze maze agahita ajya mu rugo. Naho rero Fabrice we aba yavuye rwose ahangaha ababaye cyane, agahita asubira mu rugo nawe noneho atiyeretse Victoria ko yamubonye. Victoria rero agenda ababaye maze agahita ahura na musaza we ahita amubaza ati mbwira rero ubaye iki ko mbona rwose utishimye, ko mbona ubabaye, ni ibiki uhuye nabyo? Arasohoka hanze ngo arebe ko hari umuntu uhari, ariko akabona nta muntu n'umwe ahabona. Victoria rero aramubwira atumva rero nkubwiza ukuri musaza wanjye, nta kintu naguhisha urabizi, uzi yuko Alex duhuye maze akambwira ngo nawe arankunda, ngo kandi ngo arifuza yuko twakora ubukwe. Mpise numva mu mutwe byicanze, yego Alex ni umusore mwiza, ariko nanone ndi fiance w'undi muntu narangije rwose guhitamo, naranabimubwiye kandi ntabwo nibaza rero impamvu ambwiye ibi bintu, ntabwo nibaza impamvu yumvise twakundana kandi abizi ko ndi fiance w'undi muntu. Umusaza we ati abasore nyine niko tumera, duhora tugerageza amahirwe yacu, cyane cyane ko n'ubundi bataragushyira mu rugo, ubu rwose uracyafite amahitamo, uracyafite kubitekerezaho, ugahitamo muri babiri, maze ugahitamo uwo ubona rwose umwana mwiza kandi ugukwiye, wowe ufite amahirwe kuri guteretswa na babiri cyarimwe, uracyafite rwose amahitamo.
Victoria ati ntayo mfite kandi baranyambitse impeta ya fiançailles. Undi ati ariko ntabwo ari amategeko mwagiye gusezeranamo, rwose impeta wayikuramo uramutse wumva uriya musore atakurimo. Aba rero akiri kuvuga ibi ngibi maze agahita yumva agaseseme karaje akumva ntabwo ameze neza, ahita yiruka rero maze akajya muri toilette, akajya nyine akaba yumva atameze neza cyane. Avayo rero rwose yumva acitse intege maze agatangira gutekereza ati none naba narasamye nabigenza nte? Ku rundi ruhande ariko Fabrice we aba rwose yatashye maze agahita yicara muri salo akubika umutwe, aba yumva agahinda kamwishe kuko aba akeka yuko Alex ari kumuteretera umukobwa. Aba rero yubitse umutwe akumva umuntu arinjiye maze agahita avuga ati Victoria mbabarira rwose ntabwo nkeneye kukubona, mbabarira ntabwo ngukeneye, subirayo. Yubura rero amaso maze akabona ahubwo ni Sophie wari winjiye, ahita amubwira ati Victoria se wahamagaraga niwe mukobwa mumaranye iminsi, niyo mpamvu utari ukinyitaba kuri telefone ndetse utari ukimpamagara. Sophie rero nawe atiriwe rwose asuhuza Fabrice, ahita yikomereza ajya mu cyumba maze agahita abwira Fabrice ati bwira nyine uwo Victoria ko umugore wawe yagarutse ntazirirwe yongera rwose kugaruka hano. Fabrice ibintu byose bihita bimucanga maze agahita ahaguruka akajya kuri geti akabwira wa muzamu wabo atumva rero nkubwire kandi ntega amatwi neza, Victoria naza hano ni wa mukobwa nyine mwiza dukundana w'inzobe, wa wundi usanzwe aza hano nyine igihe Sophie atarahari. Numubona aje ntuzatume yinjira, uzamubwire rwose uko atagomba kwinjira hano, ntuzatume arenga ku gipangu. Uyu muzamu rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose nzabikora. Sophie rero we ahita ajya mu cyumba maze agahindura imyenda, agahita ajya mu gikoni akajya guteka. Aragenda nyine agateka ibyo kurya rwose Fabrice yakundaga maze agategura ameza, aramuhamagarira ati ni karibu ku meza. Fabrice araza bakicara maze yatangira gufungura akumva ibyo kurya biraryoshye cyane, ahita ahindukira akareba mu maso Sophie ati mbwiza ukuri ni wowe wabiteguye cyangwa ubikuye muri resto? Sophie ati hoya ni njye nabiteguye rwose, nifuzaga kugutungura niyo mpamvu nanze kukubwira ko nsigaye azi gukora buri kimwe. Aho nari naragiye ngo tante wanjye anyigishe, kandi rwose yanyigishije guteka, anyigisha gutegura, anyigisha ndetse no gukora amasuku yo mu rugo. Ndakubwiza ukuri buri kintu cyose ndakizi. Fabrice ahita yumirwa ati hoya ntumbwire, ati cyakoze burya urarenze rwose, tekereza ibi bintu ukuntu byize mu gihe gito gishoboka, ukwezi kumwe gusa, nyamara rwose uri kubikora nk'aho ari ibintu wari usanzwe uzi, watetse neza cyane, ndashaka kukubwira ko rwose naryohewe, gusa urantangaje. Ahita atangira kandi gutamika Sophie amubwira tumva nawe ukuntu bimeze, ati ndumiwe. Sophie rero aramubwira ati nishimiye ko rwose nawe bikuryoheye, ati icyo nshaka kukubwira rero ni kimwe, ndagukunda cyane cyane, ariko ku buryo rwose ubu niteguye kuba nakora icyo ushaka cyose, ntuhangayike, guteka byo ndetse n'imirimo yo mu rugo byo byose rwose ubu nta kibazo, mpagaze neza, ariko n'ikindi kintu cyose uzashaka nahawe ho kukinsaba gusa nzajya mba narangije kugikora, nta na kimwe ntakora ku bwawe, ntabwo nagutakaza kubera rwose ibintu runaka kandi nabasha kwiga nkabimenya. Fabrice rero arishima maze akabwira Sophie ati rwose nubwo bwose nabaga numva mu mutwe wanjye mfite ibitekerezo byinshi narayobewe icyo gukora, ariko n'ubundi naragukundaga, ndagukunda rero cyane kandi ndakwishimiye. Buracya rero noneho maze Fabrice akareba ukuntu uyu
Sophie abyuka agasasa uburiri agategura icyumba neza, mu gikoni ibintu ni ku murongo, muri salo nyine nabyo ni kwa kundi, isuku iba yuzuye mu rugo rwose, ubona ari ahantu haryoshye cyane. Fabrice rero aricara maze agatangira gutekereza ati Sophie arankunda cyane biragaragara, umukobwa wo mu bakire nk'uyu nguyu wavukiye mu mafaranga yaremeye rwose arisebya yicisha bugufi, ajya kwiga guteka, ajya kwiga gukora amasuku yo mu rugo kubera urukundo ankunda. Gusa nanone mfite ikibazo nanjye kubera ko numva nkunda na Victoria, sinzi niba ari urukundo cyangwa ari agahararo, ariko rwose numva mwiyumvamo, sinzi icyo gukora, ariko nanone ndabona rwose ntabasha kureka Sophie kubera ko urukundo rwe ruratangaje, ibyo yakoze ni abantu bake babishobora, ubundi yaba ari undi mukobwa aba yaravuze ati uzashaka umukozi ajya abikora, ariko we yaremeye ajya kubyiga, umwanya we awumarira muri ibi ngibi. Hashira iminsi rero maze Victoria wari umaze rwose igihe ahamagara Fabrice ntamwitabe, yanamwitaba rwose akamuha impamvu batagomba kubonana, afata icyemezo cyo kuza kumureba mu rugo, araza agakomanga, wa muzamu rero babwiye ngo ntazareke yinjira aramufungurira, ariko nyamara rwose Victoria aba afite umuvuduko mwinshi ari kwihuta kubera ukuntu aba arakaye. Uyu muzamu ahita amutangira ati bosi yavuze ko ataranabisoza. Victoria ahita amwihorera agahita yihuta akagenda akinjira mu nzu, ahita asanga rero Fabrice ari gusoma ikinyamakuru muri salo, ahita amubwira ati Fabrice byagenze bite, nagukoze iki, kuki nsigaye nguhamagara ntunyitabe, n'igihe rwose unyitabye ukampa impamvu zituma tutabonana, habaye iki niki cyatumye uhinduka, none wabwiye n'umukozi wawe ngo sinzongere kwinjira hano se? Abakivuga ibi byose rero maze Sophie agahita amubwira ati impamvu y'ibyo byose ni uko nyine umugore we yaragarutse ari hano, niyo mpamvu nyine y'ibyo byose byabaga. Victoria ahita areba Sophie maze akumirwa, agahita abaza Fabrice ati ibyo ndi kumva ni ibiki? Victoria ahita abaza Fabrice ati burya bwose rero wari uri mariye? Fabrice ahita ahaguruka ati hoya ntabwo ndi mariye. Sophie ati ngaho rero ubwo utari mariye hitamo kano kanya uwo mugomba kuzimariya, hitamo rwose utavuye aha ngaha. Fabrice rero ahita ahindukira maze akareba Victoria akamubwira ati Victoria uri umukobwa mwiza w'imico myiza, witwara neza, umugabo uwo ari we wese rwose yaba proud yo kukugira mu buzima bwe, nanjye kandi nuko rwose nishimiye kuba narabaye inshuti yawe. Ahita nanone yongera agahindukira maze akareba Sophie ati Sophie rwose nawe twabanye nyine mu bihe bikomeye, ntabwo twigeze dutuza ngo urukundo rwacu nyine rutekane, buri gihe habaga harimo ibibazo, ndetse rwose hari n'igihe nigeze kwibaza nk'ikintu waba umariye mu rukundo, ndetse kandi najyaga nanibaza niba nkwiye gukomeza gukundana nawe, nyamara sinigeze mbasha kukureka ngo rwose ngukure mu buzima bwanjye. Gusa nanone nabonaga rwose utari umukobwa w'inzozi zanjye, kubera nyine ukuntu nta kintu na kimwe wari ushoboye, wari ujagaraye, ariko ibyo byose ntibyigeze bituma ndekeraho kugukunda, nubwo rwose nabaga mfite ibyo bibazo byinshi cyane, ariko nakomezaga kugukunda kandi ngakomeza rwose no kwifuza yuko wamba hafi. Arongera kandi akareba Victoria maze akamubwira ati urabizi ko rwose nta kibi nagukorera, nta n'icyo nakwifuriza, wanyitayeho rwose umfata neza, rero rwose sinakwifuza icyakubabaza, ariko nanone rwose ndagira ngo nkubwire yuko nkunda Sophie, uyu Sophie ureba ndamukunda nta gushidikanya, ntabwo nari nzi ko bizigera bigera kino gihe rwose cy'uko nshobora guhitamo, ariko Sophie ndamukunda cyane, ntabwo rero rwose namureka kubera undi mukobwa uwo ari we wese, kubera ko icyatumaga rwose numva ntakomezanya nawe cyararangiye,
yafashe umwanya we maze ajya gukemura ibibazo byose byambangamiraga. Ubu rwose azi guteka, azi gukora akazi ko mu rugo, mbese rwose mbona ari umugore ubereye urugo, mbona kandi ambereye, nta kindi kintu na kimwe twapfaga uretse icyo, kandi nabwo ntabwo nari narigeze mbasha kumureka. Ndamukunda cyane rero rwose ku buryo nta wundi namusimbuza. Victoria rero rwose we noneho aba yatangiye kurira, amarira aba yashotse ku maso kubera ko ababona ibyo birangiye, nyamara aba yaje muri uru rugo aje kubwira Fabrice ko yamuteye inda, ko atwite, bakwiye kwihutisha ubukwe bakabwigeza hafi. None baba bahise rwose bamubwira ahubwo ko batanakimukunda. Abura uko abigenza maze agahagarara umwanya munini yiyumvira nta jambo na rimwe ari kuvuga. Victoria yari ahita abwira Fabrice ati ndagushaka umunota umwe hanze turi twenyine. Sophie ahita yereka sinye y'umutwe Fabrice imubwira ngo yego mwitabe genda muvugane. Fabrice rero arasohoka maze Victoria akamubwira ati icyari gitumye narinje kukureba, narinje kukubwira yuko ngutwitiye. Arabivuga maze agahita yigendera. Fabrice rero asigara noneho yumiwe, ariko nta yandi mahitamo nyine aba afite, ntabwo rwose ibyo yavuze aba ari bwivuguruze. Victoria rero aragenda maze akabibwira mama we ndetse na musaza we uko rwose atwite, kandi yagiye kubibwira Fabrice maze akamubwira ko afite undi mukobwa akunda bagiye gukora ubukwe. Mama we ararakara rwose bikamurenga ndetse na musaza we. Mama rero wa Victoria afata icyemezo cyo kujya kureba papa wa Fabrice, aragenda akamubwira byose uko byagenze, maze papa wa Fabrice akamubwira ati nzamuvugisha rwose numve, atariko ndumva ngewe yakabaye adatererana rwose umukobwa yateye inda. Papa wa Fabrice rero ajya kureba Fabrice, maze Fabrice akamubwira ati ndabyumva cyane rwose, ariko ntabwo natunga abagore babiri, kandi nanjye sindimo babiri. Mu by'ukuri rero uwo nkunda ni Sophie, niwe tugomba kubana. Arantwitiye nyine, ariko nta kibazo, umwana nzamwitaho, ariko ntabwo rwose twabana. Ahakanira papa we rero rwose yivuye inyuma, maze papa we nyine akagenda akabibwira mama wa Victoria ko rwose umuhungu yamubwiye yuko bidashoboka ko yareka Sophie. Mama rero wa Victoria arababara, maze akabwira uyu papa wa Fabrice ati nimugende muri abantu babi, ni gute umuhungu wawe atera umuntu inda, maze akamubwira ko rwose agiye kubana n'undi noneho utanatwite. Ntabwo mbyumva, wagira ngo umuhungu wawe yabikoze rwose yabitekerejeho. Umwana wanjye namureze neza, ndamwitangira muri byose, none dore umuhungu wawe bamenyanye igihe gito rwose n'ibuje byose arabyangiza. Mama we rero aragenda akicwa n'agahinda. Gusa nyine hashira iminsi, maze telefone ya Victoria igasona, aritaba rero maze agasanga ni Alex. Alex rero abwira Victoria ati nguhamagaye rwose kugira ngo nkubwire ko ibyakubayeho byose mbizi. Mama wawe namusanze kuri resto maze ambwira byose, yambwiye ko rwose wa musore mwakundanaga yaguteye inda, none akaba yarakwanze. Gusa ikintu kimwe nagira ngo nkubwire ni uko njyewe nkigukunda, ndagukunda wese nyine, kandi ndagukunda uko nguko uri, uko utwite, ndagukunda kandi nkagukundira n'umwana. Njyewe rwose ndifuza kuba papa w'uwo mwana, cyane cyane ko uri umukobwa w'intwari, kuba baraguteye inda ndetse bakanakwihakana, ariko rwose ntuyikuremo. Narabigukundiye rero kurusha uko nagukundaga, ndagukunda cyane kandi rwose nditeguye kukubera umugabo, ndetse nkaba na papa w'uwo mwana, azaba uwanjye kandi nzanamwiyandikishaho, nzamwita izina, byose bye rwose bizaba ari ibyanjye. Victoria rero uba ufite agahinda kenshi rwose ahita atangira kurira, maze ntagire ikintu na kimwe asubiza Alex. Ahita yicara
maze agakupa telefone akayifata akayishyira mu gatuza akayihobera, rwose aba yumva amarangamutima amwishe, ayishyira hasi rero maze agahita yumva umuntu arakomanze, arasohoka rero agiye kureba maze agahita asanga ni Alex. Burya rwose Alex yamuhamagaraga ari hafi aho ngaho nta nubwo yari ari kure. Alex rero ahita amubaza ati nakwinjira? Victoria ati yego. Alex arinjira maze bakarebana gusa nta kintu na kimwe bavugana, gusa nyine Victoria we n'ubundi aba yari ari kurira, bahita rero bahoberana nta n'ikintu kimwe bavuganye, bagahoberana cyane bagafatana bakanga kurekurana. Alex rero ahita yongera akareba mu maso Victoria maze agahita apfukama hasi agakura impeta mu mufuka, maze akabwira Victoria ati umva nkubwire Victoria, ndagukunda kandi kuva kera, ntakubeshye numva ubuzima bwanjye nta cyerekezo bwaba bufite rwose uramutse udahari. Urukundo ngukunda rero nta wundi waruhindura, kubera ko imyaka yose namaze nta wundi mukobwa nigeze nkundana nawe, nakomeje ngutegereje, numvaga nyine umunsi wa nyawo rwose tuzahura kandi ugahita uba uwanjye ukanyuzuza. Ndagukunda kandi ngukundana n'uyu mwana utwite, ababivuga nyine anamukura akunda, ari nako rwose amwegekaho umusaya akunda, ati ndagukunda wese kandi sinzegera nkubabaza, humura rwose nzakuba hafi muri byose. Noneho rero Victoria aba rwose ari kurushaho kurira, aba ari kurira cyane rwose anasakuza, maze Alex agahita amubwira ati none se wanyemerera rwose kukuba iruhande, wanyemerera kukwitaho ubuziraherezo, wanyemerera kuba umugabo w'umunyamahirwe kurusha abandi bose maze nkakwegukana? Victoria rero ahita amubwira ati ndabyemeye rwose, maze akamuhereza ikiganza. Alex amwambika impeta maze Victoria agahita amufata ukuboko akamuhagurutsa, barongera bagahoberana, maze Victoria akamubwira ati nanjye rwose ndakwishimiye, ndagukunda kandi ndagushimiye kuba nkunze, maze rwose ibyo byose nagize ntibitume rwose wumva wareka kunkunda, nanjye nzagukunda ubuziraherezo kandi sinzigera nkubabaza. Bahita bongera bagahoberana. Ku rundi ruhande ariko Fabrice nawe rwose na Sophie bakora nyine nabo ubukwe maze bakabana, gusa nyine Victoria we ntabwo aba agishaka rwose kuzongera kumva naho bavuga Fabrice, kubera ko rwose aba yarangije kwibonera umukunzi uzamwitaho ubuzima bwose kandi akamwitaho n'umwana we. Nabo rero nyuma y'igihe gitoya bakora ubukwe bwiza cyane rwose. Alex rero rwose abakunda Victoria by'akataraboneka, Victoria nawe aba amwishimiye cyane, barakundana rero kandi urukundo rwabo rugakomeza rwose kugeza igihe banabyariye uyu mwana. Uyu mwana rero Alex akimubona aramwishimira cyane maze akamwita izina. Abwira kandi Victoria ati warakoze kumbera umugore mwiza, warakoze kumpa ibyishimo, warakoze kandi no kuba rwose umpaye uyu mwana w'imfura yacu. Barongera kandi bagahoberana, maze Victoria akabwira Alex ati nzagukunda kugeza dushaje. Alex nawe ati njye nawe tuzatandukanwa n'urupfu. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.